imbere yayo nta muntu numwe uzatsindi shirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko nayo kumenyekanisha icyaha biravanga amaraso atavuye ntiyabaho kubabarirwa ibyaha kandi niyo wamena yawe yego na amaraso yanduye n'ubundi ntiyagukuraho ibyaha bisaba amaraso azira inenge kugira ngo umuntu ababarirwe ibyaha ababwira ubutumwa bwiza bw'iki bw'amahoro muhumure inzira yagize ute yabonetse inzira y'ubutungane yagize ute yahishuwe idaca mu mategeko ariko n'abanyamahanga natwe tubwira ubutumwa bwiza bw'amahoro n'uyu munsi ari kubuvugira ahangaha amen ati muruhuke yego inzira yo kwegera Imana yagize ute yarabonetse kuri Yesu idaca ku mategeko ibyo kubyara abahungu n'abakobwa bizagira iherezo yego ibyo gucuruza bizagira iherezo yego ibyo kubaka amazu nabyo bizagira iherezo yego ibyo kugura amamodoka nabyo bizagira iherezo mu by'ukuri kidafite iherezo ni kimwe n'ubugingo buhoraho bubonerwa muri Kristo Yesu amen uri umushyitsi watumiwe wararitswe na bene data bakurarikira kugira ngo tuze kubana mw'ibi birori turakwifuriza kugira ngo utege amatwi witonze ariko tunasaba Imana kugira ngo iguhe gusobanukirwa yego ibiri kuvugirwa hano yego kubera ko nubwo tugiye kuvuga ijambo ry'Imana ariko by'ukuri n'ibindi byatambutse byari mwivuga butumwa yego abavuze mbere yanjye bagiye babigarukaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi bagaragaza uburyo n'abagiye kubana ari abakiranutsi by'ukuri rero banasobanuye uburyo babaye abakiranutsi ariko ni nabyo tugiye kugarukaho ugiriwe amahirwe adasanzwe waza kuva hano nawe ubaye umukiranutsi ubaye umuraganwa natwe ndetse ubaye umuraganwa na Kristo w'ubwami bw'Imana amen ukaba uri mu isi uzi neza ko iwanyu ari mu ijuru yego umurage iwanyu baguhaye ku mubiri uzawuvamo iyi si irangaza abantu bose bazayivaho yego niba umwami wacu atinze urupfu rwo ntabwo rutinze yego niyo mpamvu ikiruta ibindi byose ni ukumenya iherezo ryawe yego ngiye aba bantu bari abanyabwenge bakwitaye ku iherezo ryabo nshimiye abantu bose bitabiriye ubutumire bahawe na bene data ubahamagarira kubana natwe kuri uyu munsi muri ibi birori nshimiye by'umwihariko imiryango ibyara aba bageni bacu mu buryo bw'umubiri kubera ko twasobanuye ko by'ukuri bafite irindi sano bahuriyeho ry'uko bose babyawe n'Imana idapfa kandi ikiranuka bakagabana gukiranuka kwayo amen kandi bakanagabana kudapfa kwayo yego ariko namwe imiryango yombi umuryango wa Edizo avukamo ku mubiri n'umuryango wa Clotilde namwe turabashimiye yego ko mwabanye natwe mu gutegura ibi birori kuva mu myuzo ya mbere kugeza n'uyu munsi mukaba mwaje gushyigikira aba bana banyu ari nabo bavandimwe bacu tuvukana ku Mana tubikesha Yesu yego ndashimira nanone bene data abatagatifu abantu bavukana na Yesu baturutse mu matorero atandukanye yo mu gihugu cy'u Rwanda
baje kwifatanya n'abavandimwe mu itorero ry'Imusha muri ibi birori byo kwamamaza inkuru nziza Yesu Kristo, ariko birimo no kubana kw'abavandimwe bagiye kubana nk'umugore ndetse n'umugabo, ariko n'abatuma kuzashimira bene data abandi batabonetse hano ariko babyifuzaga, ariko ntibyabakundira ko baboneka uyu munsi, ariko ndabizi ko n'ubu bari kudusabira kugira ngo byose bigende neza. Yego. Kandi banakoze ibyasabwaga byose kugira ngo uyu munsi riteraniro rize kugenda neza. Yego. Nasaba nanone abari kure ko bakwegera hino, mwe kumera nk'abiheje, ntabwo tubaheza rwose. Yesu yaravuze ngo uza hondi ntabwo nzamwirukana na gatoya. Nibegere hino rero kugira ngo mu by'ukuri dusangire. Ikindi nanababwira ko niba umwanya uza kubitwemerera, turaza guha abashyitsi bacu umwanya wo kugira ngo ibyo twavuze bishingiye ku butumwa bwiza baze kutubazaho ibibazo. Icyo twifuza nuko umuntu yasobanukirwa akamenya icyamuhesha amahoro. Turifashisha ijambo ry'Imana riri mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ryo mu Efeso mu gice cyaho cya 2. Turasoma imirongo igera kuri 4 duhereye ku murongo wa 16. Ni ukuvuga ngo turasoma umurongo wa 16, dusome umurongo wa 17, dusome umurongo wa 18, dusoreze ku murongo wa 19. Tuharebe dusome Bibiliya, ijambo ry'Imana na Bibiliya yera. Kandi ngo bombi abagire umubiri umwe, abungishe n'Imana umusaraba, awicishije bwa bwanzi. Yaraje ababwira ubutumwa bwiza bw'amahoro, mwebwe abari kure, kandi abari bugufi nabo babwira iby'amahoro, kuko ari we uduhesha ko turi amahara kubiri kwegera Data wa twese turi mu mwuka umwe. Nuko ntimukiri abashyitsi n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse murabo mu nzu y'Imana. Kubw'urupfu rwe rwo ku musaraba, abo bombi yabunze n'Imana abagira umubiri umwe, bityo atsemba urwangano rwari hagati yabo. Yaraje atangaza inkuru nziza y'amahoro, ayibwira mwebwe mwari kure y'Imana n'Abayahudi bari bugufi bwayo. Ubu twese niwe utuma twegera Imana Data tubikesha mwuka umwe. Bityo rero ntimukiri abanyamahanga n'abimukira, ahubwo musangiye ubwene gihugu n'intore z'Imana, mukaba muri inzu yayo. Nanze gusoma imirongo myinshi, ariko turaganira byinshi nanone, ariko kandi byose birabyerekeza hamwe. Natangiye mvuga intego n'imwe, ni uburyo umuntu uri hano yamenya uburyo yaba umuragwa w'ubugingo, ubugingo buhoraho. Imana yagaragaje ko yifashishije urupfu rwa Yesu Kristo kugira ngo itwunge nayo, kugira ngo habeho ubwiyunge. Birumvikana ko ari uko haba habayeho ikibazo, sibyo? Ibyo. Kugira ngo habeho ubwiyunge byumvikana ko haba habayeho ikibazo. Hariho ikibazo hagati y'umuntu n'Imana, ariko icyo kibazo si umuntu wakiboneye igisubizo, ahubwo n'Imana yakiboneye igisubizo. Ntabwo Imana yahamagaye umuntu ngo igire ibyo imusaba gukora kugira ngo uwo muntu yiyunge nayo n'Imana ku kibazo bari bafitanye. Ahubwo bavuze ngo urupfu rwa Yesu Kristo
yapfiriye ku musaraba yego nirwo rwatwunze n'Imana. n'Imana. Amen. Ariko rwatwungaga n'Imana ku kihe Kibazo kibazo? Bibiliya igaragaza ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. ari urupfu. Ubwo ubwiyunge bwaciye mu rupfu ni igihamya cy'uko ikibazo cyari gihari cyari icy'icyaha. Yego. Sibyo? Ubwo ubwiyunge bwahindutse urupfu rwa Yesu Kristo bigaragaza ko ikibazo cyari gihari cyari icy'icyaha, kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. ari urupfu. Ikibazo rero nanone ko hapfuye Yesu se niwe wari wakoze ibyaha? Icyo ni ikibazo. Sibyo? Ikibazo kigiye kuba nanone ko hapfuye nde? Hapfuye Yesu. Hapfuye Yesu. Kandi ikibazo umuntu yari agifitanye n'Imana. n'ubwiyunge bwari bukenewe bwari hagati y'umuntu n'Imana. ariko hagiye gupfa hapfa Yesu. aho rero harimo ekwasiyo. Utarakoze icyaha. Sibyo? Aho rero hari muri nyuma ku musaraba mwiza habonetse ukuri ndetse n'urukundo by'Imana ihoraho. Ukuri kubera ko nta bundi bwiyunge bwashobokaga ku cyaha butari urupfu. Sibyo? Urukundo kuko hapfuye utarakoze icyaha ahubwo arapfirwa, urukundo narwo ruba rurabonetse. Imana ni urukundo. Yego. Ntabwo Imana igira urukundo ahubwo Imana ubwayo Ni urukundo. Imana ni urukundo. Amen. Sibyo? Biravuga ngo Imana yakunze abari N'isi. n'isi cyane, yaradukunze cyane bituma itanga umwana wayo w'ikinege, ariko ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. ubugingo buhoraho. Amen. Imana ivuze ngo yiyunze natwe ikoresheje urupfu rwa Yesu Kristo yapfiriye ku musaraba. Wowe muntu uri hano, wowe mushyitsi wacu, wowe wadusuye uyu munsi, bikure mu bwishi wumva ngo Imana yiyunze nawe ikoresheje urupfu rwa Yesu Kristo. Urupfu Yesu yapfiriye hehe? Ku musaraba. Turi kubatangariza ko ikibazo mwari mufitanye n'Imana ariko nacyo turi buze gusobanura. Yego. Aho cyaturutse Habonetse ubwiyunge hagati yawe n'Imana. Bubera hehe? Bubera ku musaraba wande wa Yesu Kristo. Ntiwari uhari, nanjye sinari mpari. Yego. Ariko Imana igutangariza ngo yiyunze natwe ikoresheje umusaraba wande wa Yesu Kristo. Ntabwo iri kuvuga ngo iziyunga natwe, iri kuvuga ko yamaze kwiyunga natwe. Uyu munsi ni amakuru uri gutangarizwa gusa kugira ngo wakire ubwiyunge bwawe n'Imana bwabereye muri Yesu Kristo. Hepfo niko bavuze ngo yaraje abwira abari kure, mwebwe ni twebwe abanyamahanga, handikiwe Abefeso nk'abanyamahanga, ariko nawe wiyumve kuko nawe uri umunyamahanga. Yego. Handikiwe Abefeso, Pawulo ababwira ko abari kure aribo abanyamahanga, ariko n'abari hafi aribo Abayahudi cyangwa Abisirayeli. Yego. Yesu yaje kubabwira inkuru nziza y'amahoro. Amen. Uyu munsi tukubwira inkuru nziza y'amahoro. Ariko reka mbabwire, Bibiliya ivuga ko muri Yesaya 57:21 ivuga ko nta mahoro y'umunyabyaha. None se ubwo inkuru nziza yaboneka icyaha kigihari? Oya. Ubwo amahoro abonetse kuri bane? Ku bakiranutse. Yego. Yesu rero yaje gutangaza inkuru y'amahoro ku bari kure n'abari hafi. Abari hafi bari Abisirayeli. Hejuru bavuga ko tutwara abanyamahanga
tudafite Imana rurema, turi abashyitsi ku by'Imana yari yarasezeranije abisi Raheli. Ni ibiki yari yarabahaye? Yari yarabahaye amategeko nk'isezerano ryabahuzaga n'Imana. Ariko by'ukuri nubwo bahawe amategeko, bari bakeneye kubwirwa inkuru nziza y'amahoro, kubera ko amategeko atabayesheje amahoro. Muri make ntiyabagize abakiranutsi, kandi nta mahoro y'umunyabyaha. Nabo nubwo bahawe amategeko, ariko ntiyakemuye ikibazo bari bafitanye n'Imana. Byasabaga indi nzira kugira ngo nabo bagire amahoro, sibyo? Umuntu Imana yahaye amategeko ni umuntu wari ufite ikibazo cy'uko avuka kuri Adamu w'umunyabyaha wagomeye Imana. Adamu dukomokaho twese, aho tuva tukagera, ube mukuru ube muto, ube umugore ube umugabo, ube umukobwa ube umusore, ube umusaza ube umukecuru, n'ahandi ukomoka ni kuri nde? Kuri Adamu. Ni kuri Adamu. Imana ndayikunda, Imana n'umuhanga, ikora ikintu ikorewemo byinshi. Yego, sibyo? Ikora ikintu kimwe ikorewemo byinshi. Yaremye umuntu umwe witwa Adamu, imwereza umufasha witwa Eva. Irababwira ngo ubu nabikemuye, nimugende mubyare mwororoke mwuzure isi. Nanjye birandemyega. Yego, kaba karabaye nanjye twese. Icyakurikiye gusa ni ukororoka kwa Adamu nande na Eva. Aba bantu Imana yaremeye muri Adamu na Eva bakuzura isi. Dore nanjye nabayeho. Yego, sibyo? nibyo. Nanjye narorotse nkomotse kuri nde? Kuri Adamu. Kuri Adamu nande? Na Eva. Ariko tujyane, tukiri urukiryi muri bo. Yego, tugihishe muri bo. Umwanzi araza arabashuka, ababwira gukora icyo Imana yababujije gukora, aricyo cyo kurya ku giti cy'ubwenge bumenyesha ikibi n'icyiza. Yari yababwiye ati mbahaye uburenganzira ku bindi byose. Yego, ariko ntimuzigere mucokoza, ntimuzigere murya kuri icyo giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi, ngo umunsi mwakiriyeho no gupfa muzapfa. Ngiki cy'Imana yaganiriye n'umuntu yiremeye. Yego, sibyo? Yarabwiye ngo umunsi mwakiriyeho no gupfa muzapfa. Kuki Imana yangaga ko umuntu aho kamenya ngo gusobanurira abantu? Kuki Imana yangaga ko umuntu amenya ubwenge bw'icyiza n'ikibi? Nuko Imana ariyo mugenga wa byose. Yego, niyo nyiri ubwenge yonyine. Yego, yangaga ko umuntu amenya ubwenge bw'icyiza n'ikibi, kugira ngo atagira umutima wo kwigenga, ntaba akigengwa n'Imana. Kuko nibwo kubana nayo byari gukunda. Kuko uzanye mw'iby'ubwenge ntabwo wabana n'Imana. Niyo mpamvu bivuga mu bwenge bw'abantu ngo buhinduye ubupfu ishingiyeho buturuka. Ariko yego, biri kumvikana. Imana rero ibabwira kutazahirahira ngo baramenya ubwenge bw'icyiza n'ikibi. Ibabwira ko umunsi bahindutse gutyo bataba bakibanye nayo mu bwami bwayo, kubera ko yagivuga nabo bakavuga. Si byose? Buriya Shitani kuva mu ijuru nuko yigometse ku Mana. Imana yo kubuza umuntu kumenya ubwenge bw'icyiza n'ikibi kwari kugira ngo umubano wayo n'umuntu ushoboke. Yego, itazajya ivuga umuntu akayivuguruza, kandi ariyo Mana yonyine. Ngo ntukagire izindi mana mu maso yawe. Byumvikane ko rero Imana yangaga ko umuntu nawe yihindukira ikigirwa mana ngo yimenyere ubwenge bwo kwigenga. Ubundi icyaha umuntu yakoze ni icyaha cyo kwigenga ku Mana. Yego, mu zindi ndimi ni rebellion. Mu yandi magambo, umuntu yashatse gushyiraho ubwami bwe. Yego, kwihindukira Imana we ubwe bwite. Biri kumvikana neza? Yego, kandi ko umuntu yahindutse ikigirwamana. Biri kumvikana? Noneho rero tujyane, umuntu wariye ku giti cyo kwigenga, mwumva biza guhurira. Imana imuhaye iki? Amategeko. Kandi yarahindutse iki? Ikigenge. Byumvikane ko ntaho byari guhurira. Yego, sibyo? Nibyo. Igiti umuntu yariyeho ni igiti cyo kwigenga. Yego, cyo kwimenyera ubwenge bw'icyiza n'ikibi. Imana imubwira ngo ntukagire gutya, ahubwo ujye ugira
gutya nawe arabwira nanjye nzi gukora icyiza ibyiza, si we wanyigisha gukora ibyiza. Ibyiza ndabizi nanjye n'ibibi ngize nte ndabizi, wowe wimpa amategeko anyereka ibyiza n'ibibi, kandi nanjye niyiziye ibyiza nkanamenya n'ibibi. yego Sibyo? nibyo Niyo mpamvu amategeko Imana yahaye umuntu nta muntu n'umwe ari kubasha kugira ute kuyubahiriza mu gihe akomoka kuri nde, kuri Adamu, kuko umuntu aba yifitiye yiwe ayiwe amategeko. Sibyo? nibyo Ngiki kibazo umuntu yagize, ariko Imana inamuha amategeko. Ariko Bibiliya ivuga muri Ezekiyeli 20:25 ivuga ko ngo yari amategeko atamubonereye, yego, mbese adahura n'uko umuntu ameze, ngo n'amateka atamubeshaho. yego, dukosora iki kintu. Hari abantu bazi ko amategeko Imana y'Abisirayeli nubwo nabo bayagize yaba atari n'Abisirayeli, hari abantu bazi ko ari amategeko bazubahiriza kugira ngo bazajye mwijuru. Reka nkubwire ngo ni amategeko atakubonereye. Niba itegeko rivuga ngo ntugasambane, yego, nuko Imana izi ko muri wowe ahubwo habamo gusambana. Mbese ibyo amategeko avuga ni ikinyuranyo cy'uko umuntu ateye. Niba itegeko rivuga ngo ntukifuze, muri wowe habamo kwifuza. Ahubwo Imana yarishyiriyeho nka miruwari, nk'indorerwamo ikwereka uko wowe uteye. Niyo mpamvu iteka ujya ubona wayishe. Yego. Mu Baroma 7:15 haravuga ngo sinzi ibyo nkora. Yego. Kubera ko ibyo nanga nsanga ari byo nakoze. Ngo nifuza kumvira amategeko y'Imana ariko kubikora ndako. Yego. Ngo nzi yuko muri nge, ngo nukuvuga muri kamere yanjye, ngo nta cyiza kimbamo. Niba icyiza Imana ishaka ko nkora atari cyo nkora, ahubwo ikibi nanga ngasanga nicyo nakoze. Ngo nuko rero niba ari uko biri ngo sinjye ubu kirikora, ntabwo n'icyaha kimbamo. Muri rero Gatolika handitse ngo ni icyari cy'ibyaha kimbamo. Umuntu rero avukana kamero k'icyaha akomora kuri nde? Kuri Adamu na Eva. Imana imuha amategeko yari izi ko ari uko nk'uko agize ute ameze ko atabasha kumvira ayo mategeko. Niyo mpamvu nta muntu n'umwe wigeze ugirwa intungane imbere y'Imana cyangwa se umukiranuzi imbere y'Imana nuko yubahirije iki? Amategeko. Ntabwo turi kurwanya amategeko y'Imana kuko n'Imana yashyizeho. Yego. Ahubwo turi gusobanura uburyo amategeko ateye n'uburyo umuntu ateye. Noneho rero amategeko umva ukundi kuntu Imana nanone yayubatse ku buryo ngo wishemo rimwe ubu yishe yose aho ava akagera, si no kuryica iri sitayeho gusa ngo uyacumuyeho yose, nuko amategeko yubakitse. Yego. Bashyitsi bacu, ayo magambo mvuze ari muri Yakobo 2:10. Yego. Ese haba hari umushyitsi wacu uri hano waba atarigeze asitara ku itegeko ry'Imana na rimwe? Arahari? Ukaba nta na rimwe usitara ku itegeko ry'Imana? Nzi ko nawe mbibajije nka mwarimu, mbibajije nzi neza ko nta n'umwe uhari. Impamvu uyasitaraho ni iyi, ni ya kamera ukomora kuri nde. Umva rero ibyago bihari, ubwo wasitaye kuri rimwe wayishe yose. Imana nukibara, Imana nukitanga amanota, sibyo? Yuvuga ngo ndagerageza, ngo niyo ngo ngize ngo nsitara ngo ndihana, urabeshya. Suka amategeko avuga. Yego. Avuga ko yishe rimwe uwishe yose. Wabitse uri wihana rero ntiwakwihana icyo wakoze, wari ukwiye kwihana icyo uri cyo. Kubera ko muri wowe huzuyemo ibyaha byose, ako wibonyeho n'agashansiye kagaragaye hanze. Yego. Ariko muri wowe wuzuye ibyaha byose aho biva bikagera. Uko shitani ameze nawe niko umeze, kuko Adamu yakiriye umwuka wa Satani. Yego. Umwuka w'ubwigenge, umwuka wuzuyemo ibyaha byose aho biva bikagera. Ushobora kwibonaho bike ariko buryo ufite byinshi. Bike wibonyeho ni igihamya cy'uko ahavuye ibyo hari
hari n'ibindi. Aho turi kujyana amategeko rero Imana yatangira kugira ngo abantu batsindirwe n'urubanza imbere mbese nivuga ngo umuntu ni umunyabyaha, umuntu ntatere imigeri hashingiye ko amategeko yamweretse ko yayishe. Biri kumvikana? Abaroma 3:19-20 nuko hatubwira rero ngo tuzi yuko ibyo amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo kugira ngo akanwa kose kazibwe, kandi abari mu isi bose batsindwe n'urubanza imbere y'Imana. Umve kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. uwo ni umumaro w'amategeko. Uracyavuga ngo ujye ugerageza ubwo amategeko arakomeza agucecekesha kugira akanwa kose kazibwe, kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. nicyo amategeko abereyeho. ubwo mu yandi magambo tubijyanye mu nkiko, amategeko n'umushinja Cyaha. cyaha ujye ufasha Imana kwemeza abari mu isi ko ari abanyabyaha. sibyo? Yego. ngo kuko imbere yayo umurongo wa 20 Yego. ari nta muntu. Yego. Keretse nimba wowe uri inyamaswa. Yego. kuko imbere yayo Yego. ari nta muntu Yego. uzatsindishirizwa Yego. n'imirimo Yego. itegetswe n'amategeko. Yego. uri umuntu, niba uri umuntu Yego. kandi ko kuri we Yego. ntuzigera Yego. utsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko imbere y'Imana. ariko imbere y'idini bakwemera. Biri kumvikana? Yego. kubera ibyo bagutegeka kugerageza kugira ute kubikora ariko akenshi bakabona bifitemo inyungu Yego. zabo. Yego. iyo bakubwiye ngo wubahirize isabato ukaza, Yego. Imana imbabarire ngo kubeshya mwene data, no kwifuza kubi, Imana imbabarire ngo kwibaza ku murimo wayo n'uburakari n'amahane no gutukana, ngo ndakubabariye ngo n'Imana iyo mushyizeho n'ikindi cyaha. Yego. cyo kwishyira mu mwanya w'Imana. wowe urinde. Yego. wowe ugira izihe mbabazi wahereza umuntu? Yego. akanategeka Imana tukubabariye ngiye kubwira n'Imana ikubabare. mwese muri bisambo byahuriye mu murima w'abandi guca ibigori ngo ndakubabariye ngo nagira umurima akubabare. murahurira mu kashu murahurira mu kashu. Yego. ibyo bintu byose murabikora Imana ikabihorera. Yego. mukagira ngo nawe ngo ni umuntu ngo wabyohobyo murimo murajijisha ngizabitondekanye byose. Yego. nko ku murongo ngo icyo mwatinya kibagezeho wa muriro niwo muzisanga. Yego. imbere yayo nta muntu n'umwe uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe amategeko nayo kumenyekanisha icyaha. Mwino Bibiliya ku murongo wa 20, yego mwene data, haravuga ngo ngiye impamvu nta muntu n'umwe w'intungane imbere y'Imana yitwaje ko akurikiza amategeko yayo. Yego. icyo amategeko abereyeho ni ukumenyesha umuntu ko yacumuye. Amen. Amategeko nayo kwambika umuntu ubusa. ariko reka nkubwire, iyo wibonye wabeshye uzi icyo bivuze? Biravuze ngo muri we habamo kubeshya. Yego. nicyo bivuze. Yego. Bivuze ngo muri kamere habamo kubeshya. Bivuze ngo Mana mbabarira kubeshya rero ntabwo ubukuyemo kubeshya. Yego. ngo ukujugunye. Yego. ahubwo itegeko bari kweretse ngo buryo utunze ikintu cyitwa kubeshya. iyo wasambanye babivuze ngo muri habamo gusambana. ntabwo rero ukuyemo inyama yitwa gusambana ngo uyijugunye. Yego. Ubyete gusambana mbivuye. amategeko nayo kugaragariza gusa kuri umunyabyaha. nibyo mukecuru, nibyo
reba urashaje wihana ibyaha ubuze kuko utabiretse yego ni ukuvuga ngo iryo yihana ryanyu ntiribaho imbere y'Imana. Iyo by'ibyaha ni iki? ni urupfu. Ntabwo ari kuvuga ngo Mana mbabarira cyangwa se ngo mbabarira ubwira mugenzi wawe akakubeshya ngo akagutera ikinya nawe arakubabariye ngo n'Imana ngo nayo igize ute? Irakubabariye. Bwahe biravanga amaraso atavuye ntiyabaho kubabarirwa ibyaha, kandi niyo wamena yawe yego ni amaraso yanduye n'ubundi ntiyagukuraho ibyaha, bisaba amaraso azira inenge kugira ngo umuntu ababarirwe ibyaha. Twikomereze rero, Abisirayeli bahawe amategeko nabo ntibagize ute? Ntibayubahirije nubwo bitaga ubwoko bw'Imana. Ayo mategeko ntabwo babashije kuyubahiriza kubera ko amategeko ateye binyuranye n'uko kamere y'umuntu iteye. N'ibitambo batambaga ngo ntibyabashije kubakuraho ibyaha, ahubwo ngo bibutswaga. Yego Mwebwe mu gice cyacu bore ku murongo wa mbere bibutswaga ibyaha byabo n'ibyo bitambo uko umwaka utashye. Byabibutsaga ko ari abanyabyaha ariko ntibyabakuyeho ibyaha. Wowe wahangaha ubundi wahuriye n'amategeko y'Imana. Ari amategeko yaho Abisirayeli nabarabananira. Ibyabananiye wajya kubyishananikaho uti. Ubundi ku mategeko wowe ntaho uhurira nayo. Hejuru tutasomye bavuga ko twari abashyitsi nabi kw'ibyo bintu by'amategeko nayo twari duhuriye nabyo. Nangwa nabo barayahawe babyemerewe kuyubahiriza arabananira. Yego. Ariko kuri wowe amategeko akujugunya utari watangira kuyubahiriza. Yego. Kuba ahita kubaza ngo ukomoka mu uhe muryango wa Isirayeli. Ngo tubati ngewe ndi mwene Gatabazi ati karabaye none. Ko twumva nahuriye n'amategeko. Hari igihe ikipe ujya gukina ikagerageza ikarwana bakayitsinda ariko yagerageje. Yego. N'Abisirayeli baragerageje baratsindwa ariko bagerageje gukina. Kuko bari bemerewe gukina. Ariko wowe nk'umunyamahanga hari icyo bita gutera mpaka. Ikipe itanira ujya gukina. Amabiri agukubita mpaga utari wagera no ku kibuga cy'amategeko. Ntantu uhurira nayo n'amategeko. Reka mbamenera akabanga. Ariko nimukizwe icya 10 oya ndagira ngo muze gukizwa urupfu rw'iteka. Iyo pasiteri abumbura Bibiliya akababwira muri Maraki mu gice cya 3 ngo mugeragereje icya 10 n'amaturo urange mbagomorere imigisha ishyanga ryose uko mungana ngo mwanyimye ibyanjye ngo nanjye ngo mbavuma wa muvumo inzu y'Imana ngo ntiburemwe ibyo kurya yego n'ibyo kunywa yego yari gukanga nawe ugakora mu mufuka ukajyana mu kibo ngo Imana wayimye ibyayo. Reka bamenere ibanga ari pasiteri ntiyemerewe kuvuga ibyo. Yego. Kubera ko icya 10 cyagenewe abatambyi bene Lewi kandi si umurewi. Yego. Nkurikiranye nuko ntazi pasiteri wawe nakubwira ibisekuru bye. Yego. Ntahuriye n'umuntu witwa Lewi wo kwa Yakobo. Yego. Yakobo ari we Isirayeli. Itegeko umva uko rivuga ry'icya 10 riba mu kubara 18 umurongo wa 21 haravuga ngo Abalewi dore mbahaye kimwe mu 10 cya byose kizatangwa n'Abisirayeli. Wumva itegeko rivuga kizatangwa n'Abisirayeli. Kwanza ngihaye bande Abalewi n'abapastori. Natwe ngo turabatanje bene Lewi umugabo nyine. Abalewi dore mbahaye kimwe mu 10 cya byose. Yego. Imana irangije ivuga n'abazagitanga kizatangwa n'Abisirayeli. Hari abanyarwanda bumvishemo umve tujyane njibahembeye imirimo bankorera yo mu ihema ry'ibonaniro. Iryo hema mujye muri kura muri izihe mwebwe Abalewi umurimo bakoreraga mu ihema ry'ibonaniro wo gutambirira Abisirayeli ibitambo by'ibyaha byabo bimwe byatwikiraga ibyaha byabo. Uwo murimo w'ubutambyi niwo baherewe kimwe mu 10. Nabwo nabagomba kugitanga barazwi n'Abisirayeli ntabwo ari abanyarwanda. Ariko ibyo nabyo byagize manda
yabyo kuko umutambyi yarabonetse n'igitambo gishyitse kiraboneka aho turaza kuhagera. Nivugiraga gusa ko umuntu wishananiga ku mategeko ntabazi ibyo ashegera mugari wa Pawulo. Yego. Ngo bihakuba ngabigisha n'amategeko ngo bashega ariko ngo ntago babazi n'ibyo bashegera ibyo ari. Nta hantu umunyarwanda ahurira rero amategeko Imana yahaye Abisiraheli habe naha hamwe. Noneho rero arabananira ubwo Imana ntago yageragereza ku banyamahanga kandi Abisiraheli yagize ute yabananiye. Imana ibonye ko amategeko ananiye abantu kandi yari bizi ko azabananira koko. Yego. Idushakira indi nzira. Amen. Nakunze ijambo rivuga ngo niduha kwegera Imana twese uko twari amahara kubiri ngo turi mu mwuka umwe. Ni amategeko? Oya. Ni Yesu duha kwegera Imana. Yaba ari Abisiraheli baba n'abanyamahanga ngo twese turi mu mwuka umwe. Yaraje abwira abari hafi ubutumwa bwiza bw'amahoro muri Abisiraheli nabo bari barategangariye mu mategeko yarabananiye ariko aza kubahumuriza. Ababwira ubutumwa bwiza bw'iki bw'amahoro. Muhumure inzira yagize ute yabonetse inzira y'ubutungane yagize ute yahishuwe idaca mu mategeko. Ariko n'abanyamahanga natwe tubwira ubutumwa bwiza bw'amahoro n'uyu munsi ari kubuvugira ahangaha. Amen. Ati muruhuke. Yego. Inzira yo kwegera Imana yagize ute yarabonetse kuri Yesu idaca ku mategeko. Haleluya. Amen. Uyu munsi tubabwira inkuru nziza y'amahoro. Yego. Ibaruhura mu mitima yanyu. Yego. Ibabwira ngo ikibazo mwari mufitanye n'Imana cyuko muri abanyabyaha bo kwa Adamu cyabonewe igisubizo ariko si igisubizo mwebwe mwashatse. Yego. Oya, batubwiye ko ari urupfu rwa Yesu Kristo rwabereye ku musaraba Golgotha. Yego. Nirwo rwatwunze n'Imana kubera ko umunyabyaha yagomba kugira ute gupfa. Ariko Imana kugira ngo itange Yesu adupfire nuko Yesu yagomba kuba nawe nta cyaha agize ute afite kugira ngo napfa naba ari we wipfiriye napfa naba ari we wizize ahubwo abapfiriye abandi. Yego. Kugira ngo Yesu nawe ari intungane rero nuko atavutse nk'uko twagize ute twavutse. Oya, ni ijambo wahoze ahoranye n'Imana yari uhereye mbere na mbere. Yabanaga n'Imana ari umukozi wayo w'umuhanga. Imana ibona ko ari we wenyine wabasha kwicungurira bari mw'isi, imwohereza mu isi aciye muri Mariya yambara umubiri. Yego. Ariko agamije gucungura bari mw'isi bananiwe gukiranukira Imana. Bananiwe kugira gute gukiranukira Imana. Yego. Abo bantu nibo Yesu yaje kugira ute gucungura. Abakura ku kazi. Yego. Gucungurwa ukurwa kuki ku kazi kakunaniye undi akagira ute akagakora. Abisirayeli barananiwe, abanyamahanga bo batsinzwe bataragerageza. Yego. Imana itubonera umukiranutsi witwa nde Yesu. Aravuga ngo ndaje dawe ngiye gukora ibyo ushaka. Mu muzingo w'igitabo cy'amategeko niko byanditswe kuri ngewe. Yesu aza mu isi gukora iby'Imana ishaka. Kubera ko twese ntawabashe gukora iby'Imana ishaka, ariko umucunguzi arabikora neza. Yego. Ngo arageragezwa mu buryo bwose nk'uko ugeragezwa nawe yarageragejwe, ngo ariko ntiyigera akora icyaha. Yesu wenyine aba ari ugaragara adakoze icyaha. Tekereza, yamaze imyaka 33 mu isi arageragezwa mu buryo bwose nk'uko tugeragezwa natwe, ariko ntiyakora icyaha. Uwo ni umwe gusa wabonetse. Ariko Imana ishimye ko Yesu yakiranutse ari umucunguzi wawe. Imana ishimye ko Yesu yakiranutse ari umucunguzi wanjye. Biri kumvikana? Ikintu uzazira ni kimwe gusa, ni ukwihagararaho, kwanga umucunguzi, kumva nawe wabishobora, kumva nawe wagerageza, kumva nawe warwana n'amategeko. Ariko Imana irakurindiriye ngo abanze kunanire,
igutungira agatoki Yesu wayashoboye mu cyimbo cyawe nicyo cyamuzanye kugucungura, nuko akora ibyakunaniye ariko yabirangiza bikitirirwa wowe nk'aho ari wowe wabikoze. Amen. Birumvikana? Yego. Yesu aza mu isi akora ibyatunaniye, Yego. akiranukira Imana mu gatoya ndetse n'akanini, arega n'ubundi yari Imana. yego, Niyo agomba gukora iby'Imana rero yashakaga. ishaka. Muri we harimo gushaka kw'Imana kuko yari Imana nyine. Yego, Sibyo? yego. Yesu arakiranuka birakunda, ntiyasitara ku itegeko na rimwe. Atubonera gukiranuka kutagira inenge, kitagira ikizinga n'iki kimwe. Ngaza kubona Imana mu isi yambaye umubiri w'abantu kugira ngo ikiranukire abantu bananiwe kugira ute gukiranuka. Ni igitangaza gikomeye. Sibyo? Ni urukundo n'ubuntu butangaje ngo byatumye yitangira umunyabyaha. Uwo munyabyaha ni wowe, uwo munyabyaha yari nge kera. Ariko Imana ishimwe ko Yesu yaje mu isi akadukiranukira. Amen. Mushitsi wacu, inkuru nziza ihari nuko utashobora amategeko y'Imana, ariko habonetse umucunguzi wawe witwa nde? Yesu ayashobora mu cyimbo cyawe. Ntiyaje kugushoboza kuyubahiriza, ahubwo abo mufatanya bikorwa ntibyashoboka. Byaba ari ibyiza biteranyije n'ibibi, ahubwo yaje kuyagushoborera. Amen. Aho kandi mukumve neza, ntabwo Yesu yaje kudushoboza kubahiriza amategeko, ahubwo yaje kuyadushoborera. Amena. Yaje kuyakora neza mu cyimbo cyacu. Aha, noneho rero kwizera Yesu ni iki? Ni ukwisobanukirwa ko uri umunyabyaha kandi w'ibyaha byose aho biva bikagera, n'ibyo utarakora bikwanditseho kubera kuri mwene Adamu, ariko ukizera ko habonetse undi utarigeze akora icyaha, habe no kukimenya. Uwo akaba yarishyizeho ibyaha byawe byose, sibyo? Akagera mu gihano cyabyo. Hanyuma ariko nawe wabyizera, agakwandikaho kwa gukiranuka yakiranutse, ariko akanaguha n'igihembo cy'abakiranutse. Sibyo? Ubwo Yesu yapfuye azize ibyaha atakoze, nawe wajya mu ijuru ujyanwe no gukiranuka utakoreye. Yego. Birumvikana? Yesu yapfuye azira ibyaha atagize ute? Atakoze. Ariko nawe wajya mu ijuru ujyanwe no gukiranuka utagize ute? Utakoreye, utagizemo uruhare. Ibyaha byicishije Yesu nta na kimwe yari yakoze, ahubwo ni ibyanjye. Ni kumuri bivuga ngo ni ibyaha byanjye byamwishe, ntabwo ari za nguma nsa z'ubusa. Sibyo? Ntabwo ari inguma z'ubusa, ni ibyaha byanjye byagize gute? Byamwishe. Bya byaha rero dukomora kuri nde? Kuri Adamu, byo kwica amategeko y'Imana, ariko bishingiye kuba turi bo kwa Adamu. Byose Yesu arabifatagira ute? Abyishyiraho, ariko yemera n'igihano cyabyo. Apfa urupfu rw'abanyabyaha, apfa urupfu rw'ibivume. Kuko byo byanditswe ngo havume umuntu umanitswe ku giti. Yesu ahinduka ikivume kubera wowe. Abagalatiya 3:10 biri komeza kuvuga ngo Kristo ngo yaducunguriye kugira ngo, sibyo, adukize umuvumo w'amategeko, ariko banza kuvuga ngo abiringira ibintu bitegetswe n'amategeko bose ni ibivume. Kuko ko byanditswe ngo havume umuntu utabirimbanira byose aho biva bikagera ngo abisoze. Sibyo? 13 rero navuga ngo Kristo yaducunguriye kugira ngo adukize umuvumo w'amategeko, ariko ahindutse ikivume ku bwacu. Kubera ko byanditswe ngo havume umuntu umanitswe ku giti. Niwe wamanitswe ku giti aba ikivume mu cyimbo. Umuvumo wo kwica amategeko y'Imana kwanjye ujya kuri nde? Kuri Yesu Kristo. Ariko n'umugisha wo kuyashobora uza kuri nde? Kuri ngewe nguranye nande? Na Yesu. Tujyane. Bavuze rero ngo ntabwo tukiri abashyitsi n'abasuhuki. Sibyo? Yego. Bavuze ikintu gikomeye cyane.
ahubwo ngo turi ubwoko bumwe n'abera n'abera, ngo turi nabo mu nzu y'Imana. sibyo? Noneho ntabwo tukiri abashyitsi ku masezerano y'Imana, Yego. twahindutse ubwoko bumwe n'abera duhinduka abo mu nzu y'Imana. Ariko isezerano twahawe nk'abanyamahanga ni irihe? Ni isezerano ryo kwizera Yesu Kristo, umuntu akabarwaho gukiranuka kwande kwa Yesu Kristo, akaba uwera umukiranutsi imbere y'Imana abikesha nde? Kwizera Yesu Kristo. Itegeko ufite uyu munsi ni ukwizera. Utakwizera ugapfana ibyaha, Bibiliya ikivuga Yesu yaravuze ngo nimutizera ko ndiwe muzapfana ibyaha byanyu. Nta kindi usabwa. Yego. Imana yabizi kuri umunyabyaha, ahubwo uyu munsi iragusaba kubyemeranywa nayo kuri umunyabyaha utabyikiza, ikakwereka Yesu wapfuye ari byo azira. Wamwizera ugahanagurwaho urubanza rw'ibyaha kubera ko rwagiye kuri nde? Kuri Yesu. Nawe ukinjira mu bwoko bumwe n'abera, ukaba uwo mu nzu y'Imana, apana mu rusengero, apana mu idini. Ukaba ubwoko bumwe n'abera, nawe ukaba uwo mu nzu y'Imana. Ndetse mu kindi Kinyarwanda bavuze ngo turi inzu y'Imana. Noneho nitwe tugize inzu y'Imana. Ntabwo inzu y'Imana rero ari abantu bubaka, ahubwo inzu y'Imana nabo berejwe muri nde? Muri Yesu. Muri Kristo Yesu. Nawe uyu munsi wizeye ibyo wahinduka uwo mu nzu y'Imana, ukaba ubwoko bumwe n'Imana n'abera. Ntabwo rero abakatolika ari indi zina ry'abera. Yego. Ntabwo abaporoso ari indi zina ry'abera. Nta nubwo abadive ari indi zina ry'abera. Oya. Abera ni abantu berejwe muri nde? Muri Yesu Kristo. Bemeye ko ibyaha byabo byose aho biva bikagera byashyizwe kuri nde? Kuri Yesu, kandi akabihanirwa. Amen. Igihano kigatangwa. Yego. Sibyo? Ariko ubwo Yesu yazutse ni igihamya cy'uko igihano yagize gute? Yakirangije. Cyarangiye. Amen. Niyo mpamvu iyo wizeye ibyo uhinduka umwere imbere y'Imana. Umwere nk'uwarangije igihano. Umwere nk'uwakuriweho igihano ubwo Yesu yapfiraga ibyaha byawe, akazurirwa kugira ngo ugirwe intungane imbere y'Imana. Ikindi, iyo wizeye utyo Imana ifata kwa kwera Yesu yatunganye mu myaka 33 ikakukwambika nk'umwambaro. Yego. Sibyo? Yesu yambaye umwambaro w'ibyaha atagizemo uruhare. Nawe aragusaba kumwizera akakwambika umwambaro wo kugira ute? Wo gukiranuka nabwo utagizemo uruhare. Ukaba umukiranutsi ku Mana ubikesha nde? Yesu. Ukaba uwera ku Mana ubikesha nde? Yesu. Ntabwo abera rero nanone ari irindi zina ry'idini rishyashya ribonetse aka kanya. Oya. Sibyo? Ahubwo abera ni abantu bose aho bari hose ku isi yose bizeye ko ibyaha byabo byose byabakuweho bigashyirwa kuri nde? Kuri Yesu Kristo, akabihanirwa. Dukira mu buryo bombi. Kimwe ni urubanza rw'ibyaha, uzahanurwa warangiriye ku musaraba i Golgotha. Yego. Kuko bavuze ngo yiyungishije natwe umusaraba wande wa Yesu Kristo. Aho n'ubwiyunge bwagize gute? Bwabonekeye, ni naho bwarangiriye. Ntabwo Imana yiyunga n'umuntu bishingiye ku maturo umuntu yagize ute? Ntabwo Imana yiyunga n'umuntu bishingiye ku mbabazi umuntu yagize ute? Ntabwo Imana yiyunga n'umuntu bishingiye ku idini ryiza umuntu abamo. Ntabwo Imana yiyunga n'umuntu bishingiye ku misanzu ya korali. Ntabwo Imana yiyunga n'umuntu bishingiye ku masengesho umuntu asenga. Ahubwo Imana yiyunze natwe gukoresha umusaraba wande? Wa Yesu. Kubera ko Yesu niwe waje kubambwa ku musaraba yishyizeho ibyaha byanjye ndetse n'ibyaha byawe. Imana ikuvanaho ibyaha ibishyira kuri Yesu iranamuhana. Ikibazo cy'ibyaha kibagize gute? Kirarangiye. Kiba kirakemwe. Nta bundi bwiyunge bugize gute? Ubuhari bw'umuntu. Imana ngira gicaye ku ntebe y'imbabazi. Oya, Yesu aracyari ku musaraba. Intebe y'imbabazi ni umusaraba Yesu yabambweho. None se Yesu aracyari ku musaraba? Oya, baramuhambye aranazuka arigendera. Afera igira ute? Irarangira. Ahubwo urakicaye ku munwa w'ikuzimu n'utizera ko babariwe. Ariko ntabwo Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi.
yarazitanze yamaje gutanga imbabazi. Haleluya. nabwo ntabwo imana yatanze imbabazi z'icyuka Yego. za mana mbabarira ahubwo yishe Yesu imuhora ibyaha byawe Yego. kugira ngo uyu munsi niwizera ko hari uwabihaniwe Imana igukuraho urubanza rw'iki rw'ibyaha. yatanze imbabazi z'ibikorwa. yatanze imbabazi zishingiye ku butabera. Amen. Yaraduhannye. umunyabyaha yagize ute? yarahanwe. sibyo se? noneho kutizera Imana nibyo bituma wumva ukiri umunyabyaha. ukiri umunyabyaha. Bajya kuvanga Mana mbabarira, Mana uzageza ryari? Mana mbabarire nguko nawe. Rese Imana iyoboye kuri umubeshyi wowe. Mana mbabarire ngo kurakara iyoboye ko uretse no kurakara nizi kuri n'umutinganyi. Imana iyoboye kuri umwicanyi wowe. Ntabwo shitani ni ujye ubwira abantu iby'ibyaha. Ngo Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye. Ibyo bintu by'amadetaye ni shitani ubivuga. Imana yo izikuru umunyabyaha w'ibyaha byose ku bw'Adamu. Nta cyaha utagira. Ibyo byose urabifite nubwo hari nk'ibyo udakora ariko byose urabifite. Ipaki yose irafunze. Ipaki y'ibyaha yose iri muri wowe. iri muri wowe. Mana ngo babarire ngo kwibaza ngo Imana babarire ngo kwifuza. Imana ngo babarire ngo gucumurira ngo kubitoki. Imana babarire ngo gucumurira ngo ku myenda. Imana ntabwo Imana ari nyamazima. Imana izi ko wuzuye ibyaha byose aho biva bikagera. Izi ko nta cyiza kiba mu munyabyaha. Ahubwo uyu munsi emeranya n'Imana kuri umunyabyaha kandi w'ibyaha byose. Noneho inakwereke ko byose aho biva bikagera bihaniye nde? Yesu kera ku musaraba. Amen. Ubona ucyura imbabazi, ucyura amahoro utaho babari. Yego. Yambwiye ko umunyabyaha ndihananize arangiza ibyo ndirimba nibyo mvuga shima umukiza udasiba. Sibyo? Imana ikubwira ko uri umunyabyaha, ibivuga ko uri umunyabyaha w'ibyaha byose. Nibyo uzakora ejo Imana izi ko ubifite. Yego. Nibyo utazakora izi ko ubifite. Njya nkurabusetsa abantu. Ubu umugeni wacu nta cyaha cyo gusuzugura umugabo yigeze akora. Ntagira umakaye. Yari kugikora ate nta mugabo afite. Ntabwo rero ibyaha utakoze ari ugutabigira. Yego. Ahubwo impamvu zituma utabikora. Impamvu zituma ubikora ntazari ziraboneka. Yego. Ntabwo wakora icyaha cyo kunyereza umutungo nta mutungo bagwaye ngo uwucunge. Yego. Ariko si uko utari rubebe. Wowe emeranya n'Imana ko uri umunyabyaha butwi. Yesaya 1:6 ngo uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu gitwari. Iyo Imana ibabarire ngo kubeshya wagira ngo nako ngako nyine konyine. Uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu gitwari ngo ndahazima na hamwe ngo nibisebe bibi ngo bitigeze gukandwa ngo habe no kubabezwaho utuvuta. Nibisebe birimo amashyira. Imana ireba yo ibona wowe nta hantu yabona ifata. Mu gihe bareba ngo nta ruhenge Cyerezo. Yo nta kintu na kimwe kiza Imana ikuziho. Ngo rero Imana ngibarira ngo kwibaza ngo ku murimo ngo wayo. Yo uko shitani ameze nawe niko umeze. Ariko imbere y'Imana imbere y'abantu ndemera ko ari w'imfura, ndemera ko ari inyanga mugayo. ariko uzasomera Luka 16:15 haravuga ngo mukunda kwigira abakiranutsi imbere y'abantu. Yego. Ngo ariko Imana iziba mu mitima ngo kubera ko icyogejwe imbere y'abantu ngo ni ikizira imbere y'Imana. Umwe abantu bashima ni ikizira imbere y'Imana. Bamurokore
n'abanza akagendana. Abo bose biriya vuga ngo ni ikizira imbere y'Imana. Sibyo? Amahirwe hari namwe, inzira nimwe gusa, ni ukwemeranya n'Imana kuri umunya kandi w'ibyaha byose. Okay, Imana iravuga ati humura utaravuka naragukunze. Yego. Mushakira umucunguzi witwa Yesu. Aratungana birakunda. Amen. Sibyo? Ariko ndangije mubaraho ibyaha byawe byose nabwo utaravuka. Yego. Ndimuhanira byose utari wavu. N'igihana kirangiza kera utari wavu. Niyunga nawe utari wavu. Akira ubwiyunge uyu munsi. Amen. Twibanira Amen. Amen. Uraragiye. Ibyo yubyizeye ubana n'Imana amahoro. Ubaye wera umukiranutsi byiteka Ryose. Ijuru ry'abera nawe ukazagira ute? Ukazarijyamo. Njyana numva ari kuririmba imirimo y'abera izibukwa imbere y'Imana izibukwa n'amasente. Wamubaza ikinya cyashiramo cy'umuzika bati nawe si uruwera ngo ngo ndi mu isi ose waruwera muri mwi none se wari kuririmba ngo ariko man idini ryawe mu cyabo niba n'imirimo y'abera izibukwa ariko si uruwera Ni ikibazo. banza uwera n'imirimo y'abera izibukwa. Sibyo? Ariko kinatandukanye n'imwe wakoraga uri umunyabyaha. Ubwo numara kuba uwera n'imirimo y'abera uzagira ute? Uzayimenya. Ihora rizanibukwa nyine. Sibyo? Muva mu gipindi. Yego. Muva mu masentetizeri. Bara abahungu bacuranga hariya kwa biriya byuma barabahemba. Yego. Bakubitamo akazi ki kugira ngo muze ngo twafashijwe. Ngo arabizi ngo azingo gucuranga. Kugira ngo yazane neza. Shima umwami wo mu ijuru ntanga ibyo mushimisha nari mboshya rambo ubundi akazi kikakazamo mukayakuramo mwese mukayatanga. Kandi uracyaboshye. Kuzirikwa bibi cyane kuko uramutse wowe wanamenye n'icyo umushimisha. Yego. Abayobora 13-15 tujye dutambira Imana ibitambo by'ishimwe arizo mbuto z'imirimo y'abera ihimbaza izina ryayo. Sibyo? Ibyo nibyo bitambo by'abera bishimisha Imana. Amen. Nabayishimira ku bwande ku bwa Yesu Kristo. Nari mbashye nyine icyo ushimisha n'icyo ngicyo. Nari uri mwishimira ko wari uboshye akagira ute? Yakamboho. Sibyo? Ni data wa twese mwiza azi intege nke zacu nuko aradukuyakuya waturinde Satani. Duhimbaze imbabazi. Duhimbaze imbabazi ze zitaragira. Imbabazi z'Imana n'iziteka ryose. Izubugingo bwacu ko butarama buwanye n'ubwatsi bushiraho ntibutinda sinkaza mbabazi zayo zonyizizashiteka ryose. None ngo nanjye ngo Imana ngo yamaye ngo umugore mwiza. Mwiza. Ntabwo umuzi. Umuntu mwiza asabaho. Umwiza ni Yesu. None se baba bari kujya mu nkiko kubaga gatanya se atari babandi beza bari barazanye. Yego. Ntabwo ibyo umuntu ashimira Imana. Ishimwe ry'ukuri nuko Imana yaduhaye nde? Yesu kugira ngo atware ibyaha byacu. Abipfiye
abihambe mumva azukire kutugira intungane imbere y'Imana. tube mu isi turi abakiranutsi imbere y'Imana mu buryo bw'iteka yose sibyo Yego. ibindi ni ibintu byo gushuka by'ubuhenda bana abahanuzi bakubwira ngo Imana ngikuye ngo mukagwene ngikujyanye i Kigali ngo tubonye Imana iguhindurira amateka. Guhindurirwa amateka ni ukuba wari umunyabyaha none ukaza gutaha uri intungane ubuhinduriwe amateka sibyo nawe i Kigali naho ni mu isi muri byo ngo niyo abizera bazajya kuba ngo muri isi naho tuzakirira nta hantu hatagerwa n'umubisha ibi naho twabihungira naho mu isi ntaho mu ijuru niho iwabo wabizera. Amen. Nuhindurirwa amateka nawe uzaba uhawe ijuru uryicarane urigendane urihingane uricuruzanye uheke umwana urifite. Iryo ni ryo juru umuntu ahererwa muri nde muri Yesu Kristo sibyo iryo ni ryo juru umuntu ahererwa muri nde muri Yesu Kristo. Ni ijuru uhabwa ukaba urifite utari mu cyumba cy'amasengesho. Ni ijuru uhabwa ukaba urifite nta korari ubarizwamo. wowe se ngo merci ngo wese ngukorera umurimo w'Imana hehe iteka ngo ubarizwa ngo wese ngo adresse yawe ni ntabwo idini adresse y'umuntu. Adresse yanjye ngewe ni Yesu muri Kristo nimwe Imana yiyungiye n'abari mwisi ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo. None se ni mu idini oya ko ari muri Yesu se nange adresse yanjye rero ni muri nde ni muri Yesu. Ngo bazaza imbere Yesu mubwire ngo twakoze ibi mu izina abwire ngo mwumve imbere mwankozi z'ibibi simbazi nubwo nigeze bamenye umuntu Yesu yamenye nuwemeye ibyo Yesu yagize ute yakoze no agaciro umurimo Yesu yakoze wo kuduhuza n'Imana. Amen. Ndakwinginga wowe uri hano waje uri umushyitsi kugira ngo aya magambo uyumvane umutima wizera wikuremo kutizera ahubwo uyu munsi wumvane iri jambo umutima wizera mbese we kwinangira umutima niko birivuga ngo uyu munsi ni wumva ijwi ryanjye we kwinangira umutima we gufunga amatwi ngo utumva. Hari igihe warokokera aha hantu we kwinangira umutima. Ikindi we gutekereza ngo turi kubwirira ibi kugira ngo dukurikire. Oya Yesu arabaye ngo turagukurikira bati muramurikira hehe ku mwana w'umuntu atagira n'ahambika umusayi. Ntabwo turi kubabwira ubutumwa bwiza kugira ngo mudukurikire. Turababwira ubutumwa bwiza kugira ngo mukire gihe no mwigendere he mwijuru. Niyo tutazongera kubonana ijuru uricyure. Amen. Niyo mpamvu turi kuvuga hano ubutumwa bwiza nta yindi mpamvu. Sibyo ugenda ubwira n'abandi bose nibyo muri byavuga ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe bamwe mu bandi ibyo yagukoreye usabe n'Imana ibahishurire Yesu bahabwa ubwo buntu wahawe nawe turabikubwirira kugira ngo nawe ubyizere ukire ariko ujya kubibwira n'abandi. Imana imaze kwiyunga natwe ku bwa Kristo yaduhaye umurimo wo kuyunga n'abandi ngo nuko turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Abakorinto ba 2:5 guhera ku 18 ukubera ko utaregeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ubwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Yeshejwe nande na Yesu Kristo kuko niwe wari Imana yambaye umubiri yubahiriza amategeko y'Imana ku kigero cy'ubumana. Sibyo y'umwizeye rero agwa gukiranuka ariko kw'Imana kubera ko ari we Mana wabaye mu isi yambaye umubiri agakora iby'Imana ishaka. Sibyo? Amen. Biravuga ngo abantu bose bakoze ibyaha. Abaroma 3:3 ngo nibashyikira ubwiza bw'Imana. Imana ipima gukiranuka kwayo. Yego. Bakoze ibyaha nibashyikira ubwiza bw'Imana. Ubwiza Imana yemera n'ubwiza bwayo. Nta muntu ubugira uretse nde? Yesu nuwakwemera ko Yesu abumuha ku buntu. Amen. 24 ngaho ko batsindishizwa n'ubuntu bwayo bibahereye ubusa mwafashe iby'ubusako ubusa bakirwa intungane n'ineza yayo ibibahereye
babikesha gucungurwa n'amaraso yande ya Yesu ya Kristo. Yesu Kristo. Ngibyo ubusa ngo bitera, komeza ugerageze uzambwire. Ngo niba Imana yagize intanga cyiru y'uwizera amaraso ye, niwe cyiru Imana yatuboneye kugira ngo umwizera akurwaho urubanza, agirwe intungane imbere y'Imana. Ndabashimiye abaduteze amatwi. Izuba ryari ryinshi ariko mwihanganye, ndizera ko namwe bari kure mwadukurikiraga. Twabanye mwadukurikiye neza, ijuru mwaribonye ndabona hari kumanika. Si ngombwa ngo babe benshi, niyo waba umwe. Kandi ikindi nturebere ku bandi, sibyo? Ntuvuge ngo twasenganaga baravuga ngwiki, no mu buryo busanzwe baravuga ngo yaterewe hejuru buri wese asamaye, sibyo? Nturebe ku bandi, kiza amagara yawe abandi bihorere, sibyo? Babiri bazaba baryamye ku gitanda, umwe agende undi asigare, babiri bari gusya ku rusyo rumwe, umwe agenda undi asigare. Nahawe ho gukiza amagara yawe, hunga umujinya wenda gutera. amen, sibyo? Muri yavuga ngo natwe dufite iyo nkuge ngo nagakiza twahawe na Yesu. Niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo, injira mu nkuge itari yakingwa. amen. Yesu ataje nonaha n'urupfu rwagira ute? Urupfu rwaza, sibyo? Hunga bigishoboka, kiza ubugingo bwawe urupfu, kandi urupfu rw'iteka. Ahubwo tuzibanire mu bugingo guhoraho, tuzibanire mu ijuru ry'Imana by'iteka ryose, mu buryo bw'iteka ryose, aho batarira, aho badapfusha, aho batababara, aho badasonza, sibyo? Aho niho tubwifuriza nawe kuzaha, nawe ube uwo mu nzu y'Imana, ube ubwoko bumwe n'abera. Abandi bamaze kwizera bakize urupfu rw'iteka, ariko nawe uyu munsi wakwizera ugakira urupfu rw'iteka, ijuru rikaba iryawe ukaribana, mu nzu iwawe ukaba urifite. Nta korari ya mbere cyangwa iya kabiri cyangwa iya gatatu ubamo, ijuru ukaba urifite. Ntago korari ariyo nzira ijyana umuntu mu ijuru. Mama wowe nabonye wishimye cyane, ndagira muze mutubwira ikintu cyakuneye. Reka rero dusoze kugira ngo twumve abantu bishimye. Ndi kubona mu hano barahari bo mu ruce regiye. Nabonye abantu bishimye cyane, batubwira ikintu cyabanejeje. Niba hari n'ikibazo mwagize ku byo twavuze, icyo mutasobanukiwe mu nzira y'ijuru twasobanuye, nacyo muze kukibaza. Turagushimiye mubyeyi wacu, tugushimiye ko uri mwiza. Ineza yawe twarayibonye ubwo twari dupfuye tuzi ibyaha n'ibicumuro byacu, ukadutekerezaho tutabizi, tudahari, ukishimira kudukiza. Byagusabye ikiguzi gikomeye cyane, kubera ko byagusabye kwisiga ubusa, ugasiga icyubahiro wari ufite mu ijuru, ukaza mu isi ukambara umubiri w'abantu, ukambara umubiri wo gucishwa bugufi, umubiri usonza, umubiri unanirwa, kugira ngo ujye mu kivi cyacu, ukiranukire mu mubiri kugira ngo tubonere gukiranuka twari twarabuze, ariko kandi utware ibyaha byacu mu mubiri wawe kugira ngo ubibambanwe ku giti, hanyuma nupfa tube dupfuye ku byaha, ariko nuzuka utuzukane turi abakiranutsi imbere yawe. Tugushimiye ko imitima yacu kwizera iyo nkuru nziza, tukaba tubanye nawe amahoro, tukaba turi mu isi turabera, turabaziranenge, turabataga mu maso yawe. Ibyo bikaba ari igitsika mutima mu buzima bwacu bwose. Ariko tugushimiye ko wasize utubwiye ko tujya mu mahanga yose tukavuga iyo nkuru nziza, hanyuma abahawe kwizera bakabatizwa, bakanigishwa ibindi wasize utegetse. Tugushimiye rero inkuru nziza ivugiwe aha hantu, kandi tugushimiye abo wahaye kuyumva, cyane cyane abo wahaye kwizera, kubera ko tuzi ko nabyo ari wowe ubitanga. Komeza utuyobore muri gahunda zisigaye, byose urabikora ku bwa Yesu waduhaye kugira ngo tubere byose none iteka ryose. Amen. Banishimwe cyane. Ubutumwa bwiza mwaduhaye bwadushimishije, ndetse bamwe hariho bwadukoragaho tugashaka guhaguruka mu tubyine tugasanga si mu nkera, ariko none
ugaho bamwe tuba dusa nkaho biducengeramo ariko wenda niba ari igihe cyangwa niba ndi wumvaga nkanjye usanga wenda navuga ngo ese turi mu zihe nzira ko numva bavuga iby'amadini menshi bakavuga ibiciye aha n'ibiciye hirya n'ibiciye hino ambona amadini koko aruta isoko ryo kuwa gatanu ese ndamenya turi mu zihe nzira dore icyo naje gutora mu cyiza nashatse ryaje aho tuzarikura koko mbona nahabuze ariko yaje kutubwira ijambo ry'umusozo atubwira ko kugira ngo uzagere mu ijuru kwizera ugakurikira Yesu niwe nzira n'ubugingo niba Yesu yaradupfiriye agapfira ibyaha byacu ntabwo wenda yaranzi uko yazi ko nzabaho ariko ntabwo yazi ko azakiranukira jewe ngo duhure ariko yakiranukiye n'uri mu Burayi n'uri muri Amerika n'uri muri Aziya kuko bose bavuga ko Adamu na Hawa mama na Eva ubwo rero ikintu nashimye nuko mwavuze ngo ukuri n'ubugingo nukurikira Yesu ukizera ko yagupfiriye akaba ari we nzira tugomba kunyuraho natwe twumva mu ntege zanjye mfite nanyura kuri Yesu kuko ari we muhanda nyuramo kugira ngo nzagere mu ijuru nta yindi ndege natega nta yindi modoka nabona kereka Yesu niwe nakurikira kugira ngo nzagereho ubwami bw'ijuru murakoze kandi kwizera kwanjye kuragutagiye musaza arakoze nkimara gukizwa nibazaga byinshi hari igihe nagiraga ubwoba kubera yuko bava ngo ni ugukorera ijuru bavuga atese ko nkiri mutoya yenda nkaba nzamara imyaka 50 nzabishobora numva ubwo bwoba ndabufite ariko noneho mu mutima wanjye maze gusobanukirwa by'ukuri maze kumenya yuko inzira ari imwe yonyine inzira ariyo kwizera Kristo yuko ibyaha byanjye byose yabihambye mu mva ubu nanjye nkaba nduwera meshejwe no kwizera Kristo ibyo ngibyo nkaba numva ariko bizangeza mu ijuru ubwoba rero nari mfite bwaragiye ubwo rero n'undi wishutanye nawe nabimwifuriza na tukazahurirayo tukanezerwa mu munezero umwe hari aho nasomye hambwira ko kwizera ari igiti cy'umwimerere cyeraho imbuto ibitangaza kigasoromwa n'umuntu wihanganye kigafumbirwa n'ibigeragezo noneho ahandi handyoheye hariya havuga ngo kuba wizera Kristo n'umwami n'umukiza niwe kandi Kristo koko kumwizera byonyine byerekana ko nta kindi cyaha umwizera gusa nta cyaha wishinze icyo kintu cyanejeje njya nkunda kuba mfite igitabo cy'indirimbo na Bibiliya nabyuka nkasoma namara gusoma nkaririmba nkabwira Imana nti Imana ibyanjye niwe ubizi ngiye mu kazi kanjye nta kindi sinkunda kujya mu misa cyangwa se ngo njye mu nsengero ndabyifashisha kandi ibyanjye bikagenda neza gituma nzarijyamo ndizera wizera iki nizera Yesu Kristo umwizera wigisobanura neza yarancunguye je kubwanjye ntacyo nari kwibashiriza kuba ndiho kuba data na mama barandeze ngo bampe ibyo kurya ngo mbe nagira umubiri hoya ni Yesu wenyine kuko ngiye muri byinshi navuga bukira Lisa Richard naje nturutse umurenge wa Kasi kagari k'umunini nibazana abavandimwe bamwe bari hano twazanye rero kimishikwe cyane n'iriteraniro umwanya umwe numvaga atari ngombwa guhaguruka ngo mvuge ariko burya uwo Kristo akijije ntabwo abasha kwiyumanganya wenda ngiye kuvuga urugendo rwanjye bya birebire ariko muri make nanjye nari umunyedini nakuze nzi ko gutanga icya 10 gutanga amaturo bya bikorwa byiza byose byo kwibumbarika ari byo yazatuma mbona ubugingo buhoraho ariko nkagira ubwoba kuko nabonaga nanga nkabigwamo nkibaza amaherezo yabyo rero akanyobera avuga nahari hari imodoka izangonga maze gukora kimwe muri ibyo byaha
nkaba ndarimbutse nabonaga rero ikidodo ku mutima nibaza icyanyizaho kizaba ariko izi saha mumbona ndashima amaraso ya Yesu naje guhishirijwe ibanga ry'uko kujya mu ijuru atari ugukora rwa rutonde rw'ibikorwa byiza byose twagiye twigishwa mu idini ko ahubwo ari ukwemera ko Yesu yapfuye mu cyimbo cyanjye ibyaha byanjye bimwe byananiye gukora byose ko yabyishyizeho akemera kubambwa mu cyimbo cyanjye ibyo nibyo mpagaze ahamya kandi nibyo nizera ntabwo nizera ibikorwa bivuye mu mirimo itegetswe n'amategeko ndahaniringiye ko ndi umukiranutsi ku bwa Kirisito kubwo igitambo cye yatanze ku musaraba ndumva rero nta byinshi navuga nashima Imana kubw'iri teraniro mu by'ukuri nanezerewe sinabona uburyo mbisobanura mu by'ukuri njyewe ntabwo nari nzi igice mperereyemo ariko uriya mukozi w'Imana umuvandimwe namenye ko jye nawe ubu ngubu twabaye abavandimwe kubwa Yesu Kristo umwami wacu ikindi kintu mvuga ni uko nabashije kumenya neza ntashidikanya ko Yesu Kristo yabaye igitambo cy'ibyaha byanjye nkongera kumenya yuko ibyaha byanjye yapfanye nabyo akamanukana nabyo akabijyana mu mva akabihamba mu mva akazuka azukiye kugira ngo jyewe ubwanjye Nzabonimana Paul nimwizera nzabashe kuraganwa nawe ubwami bw'Imana ikindi kintu cyanyubatse numvaga ntashakaga gutaha ntavuze ni uko namenye ko jyewe muri jyewe ari jyewe kimoteri cy'ibyaha kwemera rero ko ari igihe kimoteri cy'ibyaha bikampa kwizera nanone ntashidikanya ko hari uwabambwe ku bwanjye akemera gupfa ku bwanjye jyewe kera mu gihe jyewe ntarizi kandi ikindi nongeraho ni uko ubu ngubu icyaha cy'Adamu ari cyo jyewe cyari cyarankurikiranye none ubu ngubu namenye ko Yesu Kristo ari we nzira n'ukuri n'ubugingo ko jyewe ari we uzanjyana mu ijuru kwa Data